ukora ukwihutira aho ngaho sinigara rwiba. reka tuzabishakira undi munsi wa ubanza unanategura n'ibintu uzanamubwira wahageze se ugasanga ari wowe wenyine uhari aho ugomba kumfasha ibyo kumubwira. ariko se wumvise gute? Ntabwo nzi gutereta n'ukuri. Ibintu byo gutereta ntabyo nzi. Niho ugomba kumfasha ibintu byose ukantegurira. Sibyo tugende nzakwereka ukuntu bigenza. urumva ijambo kuri kugira ngo atazahita gusumbuka ugahita unahindura n'uburyo ugomba kwambara. nkahindura imyenda gusa uzahita niyo ngiye ugomba kwambara neza no kwa Gisimba. urarwo byegeranye tugende ho ndarongo yawubwira nkubwiza ukuri. uraho neza wese yo ntabwo nahise ngusuhuza. uraho mwana wa yawe uraho umeze neza? ntabwo se ni ukuri kw'Imana mbabarira wo kundakarira pe wo kundakarira ntabwo nagombaga guhita nza narabyumvise ngize Imana numva ko wabonetse nari naragiye kugushaka nyibyumva kuje nibwo nahitaga nirukanka mu masambu bagiye kuyatwara kandi urabizi ko ibyo ndi kwirwanyira byose ari ibyawe. Ubu niba no kuza basi gatongera ukagenda ugasubiraho nkakubona. mwana wa nibyo pe nagombaga guhita nza ariko amakuru yose uko waryamaga uko wirirwaga Fabero yahitaga ayambwira. Mana yanjye yakuze ugiye kubyara nahise umeze gute? ngaho ndashima Imana ibyari binzanye rero bimaze gusa naho bigiye ku ruhande ibyerekeye n'amasambu uko bari baraduhuguje nta wundi muntu ubyirukankamo nanjye nje nyafite. manizere ko noneho utazongera kuva hano. ntabwo nzongera sigaje rimwe gusa nkazajya kureba ko babisinye ngahita ngaruka. uzagenda yarabyaye uzasanga neza iso n'indi uzamubaho nugenda turaba. oya humura gusa ni ukuri ndagushimira wowe wakoze umurimo ukomeye cyane. bambwiraga ukuntu wabaga muri ruhande ibyo wamubwiraga umugira inama ubona atari wenyine ni ukuri isi nubwo wandaka ariko nanjye nakurakariye. mwana wanjye urabizi ko ari wowe ubuzima bwanjye ni wowe. urangije nawe uragenda ugenda kandi nzi yuko ufite ibibazo. natekerezaga ubundi kurya mwana wanjye ntabwo ari kurya natekereza ukuntu ndyamye ushobora kubuta nawe utagimana mbese simbizi sinzi ikintu nakubwira. nyine turaza kuganira byimbitse pe kandi nanjye uzanyumva impamvu nakoze biriya. we mana yanjye urarya se basi icyo ushaka barakiguhereza Fabiola aragutekera neza ukarya nta kibazo. mana y'umwijuru ive muri sinzira kiguri buracyari imvura iraguye waretse ukagira oya nta kibazo. mana we ive mu rugo we baraho umeze neza? yego ni ukuri. ngo nawe urarushye oya kuruha se kuruha njyewe ndi kureba mana yanjye akana umva gakina wagiye muri ecography se karatera ntabwo urajyayo. bakunze b'inzira musa noneho ko Nyirantambara agarutse hano mwa runo rugo agiye kuba yakora iki kubera ko twamaze kubona ko bafite imigambi itari myiza we na Rugema ndetse na Fabiola. noneho bagiye kuba bakongera bagafatanya bagiye kuba bakora iki iribagiza ndetse na musaza we kubera ko twamaze kubona ko aba bantu iyo bafatanyije noneho ari batatu bakora ibintu bitari byiza. na Isimbi wa kane we yabashije kuba yabavamo abasha kuba yahinduka undi wundi. ariko se ni ibiki biraza kuba byaranga filimi yacu tugiye kuba twabirebera hamwe. rero nimba tubashije kuba twajyana hano ku no munota ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi we nurangiza ujya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko ni ibintu byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzara y'Umusaraba kubera ko tumaze kubona ko hano kuri ino filimi yacu Nyirantambara abashije kuba yagaruka kandi azanye ibyishimo ahobera umukobwa we Isimbi amubwira amagambo meza kubera ko bari baraburanye ariko twebwe twamaze kubona ko Isimbi yahindutse undi muntu ariko Nyirantambara ntabyo
ntabyo aramenya, ntabwo aramenya ko umwana we asigaye ashyigikiye Iribagiza, kandi twamaze kubona ko Nyirantambara ndetse na Rugema na Fabiola bafatanyije bakora ikintu kitari cyiza. Se baraza kuba bakora iki? Ni byinshi cyane turagenda turebera hamwe bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu, kubera ko ni ibyishimo gusa kuba Nyirantambara agarutse kuri iyi simbi, ariko ntago isimbi araza kuba yanezezwa n'ibintu nyina akora, kubera ko mwamaze kumva ko Isimba amaze kuba yabwira uriya mukobwa wabaga hano mwa runo rugo avuga ati ababyeyi be ni inzoka, buriya ngo ntago bagira umutima, buri kintu cyose bakora ntago baba bagikuye ku mutima, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ndetse na Fabiola bo ibyabo bitameze neza, noneho na Nyirantambara akaba agiye kuba yakiyongeramo. Uri kumva imipango bagiye gupanga ko ari imipango ikomeye cyane yo kuba bashyira hasi Iribagiza ndetse na musaza we, kandi twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza nawe atiyicaye, nawe ari gushaka buri kimenyetso cyose cyo kugira ngo abashe kuba yashyira Rugema hasi ndetse n'uyu mugore we Nyirantambara, kubera ko bahimukiye umuryango wabo, bakoze ibintu bitari byiza cyane. Urukumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, hagiye kuba hazamo ibindi bintu. Rero iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, mukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni ibintu byiza cyane bituraza kugenda turebera hamwe bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ibintu tumaze kubona ko Nyirantambara agarutse noneho akagarukana ibyishimo gusa, ariko noneho ntago turaza kuba twabakira ino kipe y'abantu batatu, kubera ko bagiye gutangira kongera gupanga ya mipango yabo itari myiza cyane Isimbi yanga ndetse n'uriya mukobwa. Icyatumye yanga kuba hano mwa runo rugo uriya mukobwa wa Nyirantambara mukuru wa Isimbi n'iyi mikino Rugema ndetse n'uyu mugore mama wabo Nyirantambara bajya bapanga, kubera ko Nyirantambara ntago twari tumuherutse hano muri ino filimi. Rugema na Fabiola nibo bapangaga imikino ikomeye cyane bo kuba bakina uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, ariko kuri ino nshuro ho hiyongeyemo na Nyirantambara. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane hano muri ino filimi yacu igiye kongera iryohe, kubera ibintu turi kugenda tubonamo kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Rero abantu bishimiye ko Nyirantambara agarutse hano muri ino filimi, mujya hasi muri comment muvuga ati twari tugukumbuye, kubera ibintu bitangiye kuba byagaragaramo byiza, kandi twamaze kubona ko uriya mwana w'umukobwa Iribagiza watangiye gukoreshwa n'umujinya agashaka kuba yakica Rugema. Ese araza kuba yabigeraho, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa nawe amushyigikiye muri iyi mipango, kubera ko bari barimo bapanga uburyo bagomba kujya kwica Rugema. Cyusa agafata kiriya cyuma akajya kwica Rugema, akagitera Rugema agapfa, ariko ntabwo byigeze bibahira, kubera ko mu gihe bari barimo bapangira mu gikari mama Cyusa yabumvishe buri kimwe cyose bapangaga, akaza akabagira inama y'uburyo Cyusa agomba kuba yakitwara, kubera ko Cyusa we akomeje kuba yashuka uyu mwana w'umukobwa Iribagiza kugira ngo ahure n'ibibazo bikomeye. Uri kumva ko Cyusa we ari gukoreshwa n'umujinya, akibwira ko yajya kwica Rugema mu buryo bworoshye, gusa ari ugufata icyuma ukagenda ukajomba Rugema agahita apfa. Rero ibi bintu nibyo mama Cyusa yari arimo abagiramo inama, kubera ko imigambi yabo itari myiza, kubera ko buri kimwe cyose bari baganiriye yari yacyumvishe, buri kimwe cyose bapangaga yacyumvishe, niyo mpamvu yabumviriye akaza kubahana mu nyuma. Ariko Cyusa we yapfukamye asaba imbabazi y'ibyo yari amaze kuba yabwira Iribagiza, kubera ko yari amushutse uyu mwana w'umukobwa ntabwo yari kuzakira Rugema, kandi uyu ni umushinga ukomeje kuba wakoresha aba bana. Kandi mama Cyusa yanabagiriye inama yo kugana amategeko, ariko baracyashaka ibimenyetso kugira ngo babashe kuba bagana amategeko, Rugema abashe kuba yahanirwa buri kimwe cyose yakoze, kubera ko yarahemutse cyane kuba ufata umubyeyi wa Iribagiza umwe akamwica, undi akamugira umugore ku ngufu, kubera ko uriya mugore mama Iribagiza uri mu cyaro Rugema kugira ngo amugire umugore nuko yamuroze, nawe agatuma atibuka buri kimwe cyose. Ntabwo yibuka ko afite imitungo mu mujyi, nta nubwo yibuka ko afite abana. Uri kumva ko rero Rugema akomeje kuba yahemuka cyane, ariyo mpamvu Cyusa na Iribagiza bari bamufitiye umujinya wo kujya kwihorera, kubera ko kiriya cyuma Rugema yaragiye kugitera Iribagiza kugira ngo amwice, ariko twabonye ko Imana yatabaye yohereza kamarade na Emile baza gutabara Iribagiza. Burya nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko ni ibintu byiza cyane dukomeje kugenda tubona
hano muri ino filimi yacu, aho mama Cyusa akomeje kuba yagira bano bana inama nzima yuko twamaze kubona ko Cyusa na Iribagiza batarimo barareba kure kubera ko bashaka kuba bakoreshwa n'umujinya cyane, ntago bari kureba ibiri imbere ngo batekereze neza ibintu Rugema akomeje kuba yabakorera ko atari ibintu byiza cyane. Rero mama Cyusa bugumya avuga ati mugomba kuba mwakitwara neza kugira ngo mujye guhangana na Rugema, mugomba kwifashisha amategeko, ntago ari mwebwe mugomba kuba mwabyikorera kubera ko Cyusa ndetse na Iribagiza baramuka bageze kuri Rugema ntago bari kumutera kiriya cyuma, ntago Cyusa ari umuntu wabasha kuba yakica umuntu nk'uko mama Cyusa yarabivuze. Rero uri kumva ko ari ibintu bikomeye cyane bitangiye kuba byagaragara hano muri ino filimi, nk'uko Cyusa yaratangiye kuba yatekereza nabi ndetse na Iribagiza batangiye kuba bakoshyana kubera ko ubuto buroshyanya. Uri kumva ko bari kugera kwa Rugema ibintu byari kubabaho, ntago ari ibintu byiza gusa kubera ko Cyusa akomeje kuba yakomeza ingamba zo kuzana Rugema bakamufungirana hariya mu nzu basi ngo bakamwicisha inzara kubera ibintu yakoreye uno mukobwa Iribagiza ndetse na musaza we, kubera ko yabakoreye ibintu bitari byiza cyane kubera ko yishe umubyeyi wa Iribagiza. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Cyusa ndetse na Iribagiza batangiye kuba bapanga kwihorera kandi atari ibintu byiza cyane, atari ibintu bashobora, ariko basabye imbabazi mama Cyusa kubera ko mama Cyusa we yabagiriye inama y'ibintu bari barimo bakora ko atari ibintu byiza cyane, batagomba kuba bajya kwihorera kubera ko nta n'umwe wari kubasha kuba yatinyuka Rugema. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi za Musaraba kubera ko ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu kandi bikomeje kuba byanezeza abakunzi ba filimi za Musaraba kubera ibintu turi kugenda tubonamo tutari twiteze ko turaza kubonamo, nk'uko twamaze kubona ko uyu mukobwa yisimbiwe ibyo bitameze neza kubera ko yamaze kwanga uyu muryango we, yamaze kwanga Nyirantambara ndetse na Rugema nubwo ari umuryango we, nawe ashaka uburyo yasohoka mwa kino gipangu ngo yigendere asange mukuru we kwa kaka wabo kubera ko uyu muryango wa yarawurambiye, ashaka kuzabyarira hano yarangiza agahita asohoka kubera ko ibintu bagiye gutangira gupanga Nyirantambara ndetse na Rugema na Fabiola ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko n'ubusanzwe ntago bajya batekereza ibintu byateza imbere uno muryango wabo, bahora batekereza kuba bashyira Iribagiza hasi ndetse na musaza we kuri ino nshuro kubera ko bafite ubwoba bwinshi cyane ko yuko Iribagiza agiye kubasohora muri ino mitungo yose yamaze kuba yamenya ko ari y'ababyeyi be. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane kubera ibintu biri kugenda bigaragaramo bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Tugeze aho umwana ari kwihakana umubyeyi we kubera ibikorwa akora, kubera ko ibikorwa bitari byiza umwana yamaze kuba yakisobanukirwa, ariko uriya mukuru wayisimbiwe yamubwiye amabanga yose Nyirantambara yamukoresheje kugira ngo abashe kuba yakanga uyu mugore Nyirantambara. Yamubwiye kujya kuroga mama Kanyana, amuha uburozi ngo ajye kubushyira mu biryo. Mwabonye ko uriya mukobwa mukuru wa Isimbi yagize ubwoba bwinshi cyane. Rero uri kumva ko filimi itangiye kuba yaryoha kuba uriya mukobwa yaratinye agatinya Nyirantambara kandi ari we mama we kubera ibintu yaramubwiye gukora, kujya kuroga mama Kanyana kandi nta kintu bamuhora. Uriya mukobwa rero yageze mu gikoni biramunanira gushyira uburozi mu cyo kurya bari bagiye guha mama Kanyana kugira ngo ape. Rero byaramunaniye, nibyo yatangagamo ubuhamya bwa Isimbi, bahita bavuga ati ababyeyi babo ni inzoka kubera ko nta kintu kizima bifuza. Ni ibintu byinshi bikomeje kuba byaranga filimi yacu kubera ko twamaze kubona ko Kamarade na Emile hari ikintu batangiye kuba babona kubera ko uriya muhungu Emile atangiye gukunda, yabonye umukobwa akumva aramukunze bwa mbere. Emile atangiye gukunda hano muri filimi za Musaraba. Twari tuzi ko Emile na Kamarade ari abantu bibereye aho batajya bakunda, ariko kuri ino nshuro twamaze kubona ko uriya mukobwa Fabiola ndetse na Rugema bakomeje kuba bagambanira abano bana bavuga ati bagomba kuba babatega umugore, kandi twamaze kubona ko Emile ibimenyetso byo kuba bategwa umugore byatangiye kumugaragaraho kubera ko twamaze kubona ko hari umukobwa ari kubona mu muhanda kumva aramukunze. Rero uri kumva ko Nyirantambara ndetse na Fabiola bafite ishingiro noneho ryo kuba baroga bano bana kubera ko nibamara kumenya ko uriya mugore bakundana, namara kuba yamenyana na Emile, uri kumva ko ibintu bizaba bimeze nabi kubera ko Nyirantambara na Rugema ntago boroshye, bazashyiraho ingenza kugira ngo babashe kuba baneka bariya bana b'abahungu bibera
bibera mu cyaro kubera ko Kamarade na Emile bahunze umujyi kugira ngo bazabashe kubona uko bafasha Iribagiza barihuza, ndetse twamaze kubona ko we na papa wabo bose bibera mu cyaro, buri kimwe cyose baba bashaka gufasha Iribagiza, ariko Iribagiza we ntago ajya bimenya kubera ko Iribagiza ajya gusanga Rugema kugira ngo byose babipange, bari bamuburiye ati ntago ugomba kuba wakora ruriya rugendo, ariko Iribagiza yarabasuzuguye. Rero Kamarade ivu ngo buri kintu cyose arose kibasha kuba cyabacyo. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu heza cyane, itangiye kuba yaryoha kubera ibintu bikomeje kuba byayiranga filimi yacu. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota tukiri kumwe, nkanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzu y'Umusara, yuko ni ibintu byinshi byabashije kuyiranga byakomeje kuba byashimisha abantu benshi, kandi ni byiza gusa dukomeje kugenda tubonamo, kandi iyi filimi igenda itambukamo amasomo atandukanye kubera ko hari ibiri kwigisha abantu bamwe na bamwe bakunda filimi Inzu y'Umusara, harimo amasomo ari gutambukamo. Se waba wakuyemo iriya somo kuri uno mwana w'umukobwa Isimbi we utagishaka kuba yakunda ababyeyi be kubera ibikorwa byabo byatumye abanga ashaka no kuba yabahunga ngo yigendere ajye kwibera kwa kakwe kubera ibintu bakora atari ibintu byiza cyane, kandi mwabonye ko yari yaragiye, nubwo yagiye ngo umuruho nawe wamugaruye hano kubera ko yatwaye inda, kandi ahantu yari agiye iminsi ibasha kumukubita, mwabonye ukuntu yagarutse ameze nabi, ariko ntago yishimiye uyu muryango we kubera ibintu bagenda bapanga we na Rugema na Fabiola ndetse na Nyiranambara mama we, kubera ko bapanga ibintu bitari byiza, kubera buri munsi bahora mu ijambo rimwe, bahora bapanga kuba bashyira uriya Iribagiza hasi kugira ngo atazabajyana mu nkiko. Noneho kuba yaributse buri kimwe cyose, uri kumva ko noneho Rugema na Fabiola na Nyiranambara bagiye kuba n'akazi gakomeye cyane, noneho ko kuba batangira indi mipango, batega indi mitego, two twabonye ko Nyiranambara yo hariho ibintu biba bibaye ibindi. Ese ni irihe somo waba wakuyemo hano muri ino filimi? Kandi n'andi masomo menshi akomeje kugenda aranga ino filimi wabasha kugenda ukuramo, yagufasha mu buzima busanzwe abantu dusanzwe tubana bo, hari amasomo bagenda bakuramo bakayashyira aho hasi muri comment. Nimba rero twabashije ko twagerana hano, hakaba hari isomo wakuyemo hano muri ino filimi, hakaba hari isomo wakuye kuri uno mukobwa Isimbi cyangwa Nyiranambara, n'undi wese wabashije kuba wakinamo hano muri ino filimi, jya hasi muri comment ubashe kuba watubwira, kubera ko ni ibintu byiza cyane byagumye bitambukamo, kubera ko twamaze kubona ko uriya mwana Cyusa we ibyo bitameze neza, kubera ko yari arimo ashuka uyu mwana Iribagiza, amaraso y'ubute yari arimo abashuka ngo bajye kwishora kuri Rugema, ngo bajye kumutera icyuma, kandi nta kintu bashobora, Rugema nta kintu wamukoraho, ufite icyuma yuko yabatanze kugifata, yabatanze imigambi mibi kubera ko yishe n'umubyeyi wa Iribagiza, undi akamugira umugore akaba ari mu cyaro mama Iribagiza, kandi Iribagiza buri kimwe cyose ashaka kubanza akabona mama we. Rero uri kumva ko yari umujinya bakoresheje kuba bajya kwica Rugema, kandi twamaze kubona ibintu byinshi bikomeje kuba byagaragara muri no filimi yacu, kubera ko Kamarade na Emile nabo batangiye kubona ibintu bitangiye kuba byagenda neza, kubera ko Emile atangiye kubona umuntu ari gukunda muri ino minsi. Uri kumva ko ibintu byo kuba barebera Iribagiza buri gutekereza Iribagiza cyane, ntago baraba bakibyitayeho cyane, bagiye kuba batekereza uburyo Emile agomba kuba yakegukana uriya mukunzi ari kugenda abona mu muhanda akumva aramukunze. Urumva ko ari ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu.